Ubuzima bwa high school ni urugamba rutsinda bake. Akenshi hari abadaha agaciro ubuzima tubayemo cyangwa twabayemo bwa high school. Ugasanga akenshi mu miryango yacu twahawe akato bitewe n'ibishuko cyangwa amakosa twahuye nayo. Bigatuma icyizere ababyeyi batugiriraga kiranga bitewe n'ibyo byose. Gusa hari icyo nibaza. Ese nitwe bibaho gusa? Cyangwa nuko ubw'ababyeyi bacu byabagaho bakaba bigiza nkana? Gusa wowe wanakarije icyizere bitewe n'ibyo wumvise, nanjye sinjye mba numva nshaka guhinduka. Ubuzima bwa high school ni urugamba rukomeye. Ntago tumeze neza muri twarangaye mu kitico. Si imitsindire yanyu ko nayo ari ikibazo guys. Ngaho imitsindire, ngaho murarangaye, mbese ubona mufitemo akantu gasa n'ihungabana. Am I wrong? Nyine tichareka mbikubwire n'ubundi sinzi ikintu nakora ngo tubigurishe. Cyane ko buri ubwiye umuntu agahinda kawe ari igihe biba byagenze se kandi. Hari umwana twigana nyine wigutaha yaratubwiye ngo mu rugo muri famille ntago bimeze neza. Really? Yes. Cyagenze ute? None mu by'ukuri urabibona nawe ubwo mu rugo barabiduhishe nyine. Baduhishe kugira ngo bitamera gutyo nk'uko bisanze nyine. Twiyebye ku ishuri turimo gutsindwa. Ni make barabiduhishe nyine. Uwo mwana niwe wabitubwiye. Byagiye bari barabiduhishe nyine. Okay, teacher. Nyine mama na papa nyine bararwanye. Biza gukuramo yuko mama wacu nyine yahukana akava mu rugo. Bararwanye bavishanya n'ibisebe ku buryo bukomeye cyane. Papa wacu turamuhamagara ngo byibura tubwire amakuru ya famille akanga kudufata. Mama numba telefone papa yarayimenye situbizi. Gusa nyine cyo ntago bimeze neza. Ngiye ndimo no kumva no kubivuga birimo kongeraho ibintu by'ingaruka ukuntu sinzi ukuntu nabikubwira. Ese hari amakuru ya mama mwamufite? Amakuru ya mama dufite nyine kubera ko nyine umva n'ibyo byo kurwana ntabyo bigeze batubwira. Nubwo kubimenya no muvandimwe wabitubwiye inshuti yacu tuturanye. Okay. So guys, inama nabagira, you see problems we never miss. Sibyo? You are students, you are also fighting for your life, you are struggling for this life. Yes. Rero aho bigeze nimutwarwe nibiri kubera mu rugo. Mugerageze byibuze muse nkaho mubyibagiza. Mukomeze ubuzima bwa ku ishuri. Na kandi mu gihe hari ikibazo mujye mugerageza mwegera ubuyobozi bw'ishuri. Sibyo guys? Ariko nta nubwo yibuka yuko nabonye batangiye kwishyuza amafaranga y'ishuri yasigayemo. Kandi ntago wakiga neza uzi ko ufite ibyo bibazo. Reba numba wiga bakabukwiriza bakagusora just buri munsi ni bande batishyuye gasohoka ni Teacher, you see, this is my younger brother. Yeah. Yes. Okay, I get you. Rero uko bimeze reka ikibazo tukigeze mu buyobozi. Harya what's your name? Name is Pilato. Pilato? Okay, so I'm going to report this case, Yes. Pilato and the brother. It's good. Yes. Mugerageze mwihangane kandi mukomere. Mugiye mufite ikibazo mujye mwegera ubuyobozi. Sibyo guys? Ikintu twagusaba nuko wadufasha umuntu tubwiye ikibazo cyacu nyine ukatubwira ubuyobozi bw'ikigo basi. Struggle ziri mu rugo ntago zoroshye nibura bakareka tukiga tugakurikira kuko kunsora buri gihe Jeno ntago numva ko ari umwanzuro mwiza. Yeah, I'll try my level best. Sibyo? Kandi be strong, just try to be strong. No problem. Thank you. Thank you. Rato. Nanjye kamba ngiye rero guturaza gusubira n'ubundi. Sawa, turaza gusubira. Sawa.
Mwiramutse. So guys, nashaka ko tuganira iyi minota isigaye kugira ngo musoze etude cyangwa se mbareke mwikomereze etude. aba nta kibazo muyobozi tuganirize rwose. That's good. So nashaka kumenya niba hari ikibazo mwaba mufite, ese muriga neza, muratsinda, mubona teaching aids zihagije ku buryo buri munyeshuri atsinda ku rugero ruhagije. Muri rusange rero nta kibazo dufite kuko tubona n'abarimu bagerageza kudufasha ndetse batubwira ko n'ibitaraboneka bari kubidushakira bizatugeraho vuba. Urakoze doyen. Ese n'abandi niko mubibona ra? Ese amanota mubona arashimishije? Ariko rwose muyobozi nubwo bona badashaka kuvuga ariko ikibazo kirari pe kandi cyane. Yego ratapasi. Biba byagize. Guys, ngaho reka tube open mumbwire ikibazo mufite tugikemure as a team. Aha, wabona wowe uruta abandi ariko zubwo ufite ubushobozi buruta bwa master. Kali, kuki ushatse kongereranya na master? Just tell me why. Erega titre, impamvu nuko ikibazo cyanjye nakigejeje kuri master kandi nta kintu yigeze gikemuraho. Kaliza, I get you. Urabona master abafite responsibilities nyinshi. So, ntago yabona umwanya wo kuza gukemura utubazo twose two mu kigo, ariko we are really mature people. Rero tugomba gukora as a team. Nge ndititire wanyu magaririye abarimu. That's why we have to sit and sort out everything. Ese ni kihe kibazo cyabaye ku buryo cyagera kuri master? Nge harakimenya. Just tell me guys. Erega teacher, burya n'ikibazo cya danje gihari. Mukuri rwose bira n'ikibazo gihari pe. Kandi uko byo mubwira no kuri kabisa. Hako ubundi muri ubundi wewe wigize iki? Sinzi ibintu usigaye warigize. Umva rata muyobozi. Ndakumva Kaliza. Nge n'ubundi numvaga ndibuze kukureba muri office yawe kubera yuko mfite icyifuzo nshaka yuko wanyemurira. Ubu ngubu sinyiga isomo rya psychology. Nge rero numvaga muri minerval yanjye mwamfasha mukagabanyamo amafaranga. Muri ayo mafaranga mungabanyije nkajya gushakamo umwarimu ngisha iryo somo kugira ngo nzatsinde neza. Unbelievable. So you mean that hari abarimu batakigisha amasomo yabo? Ese byagenze gute? Harya rira somo rya psychology ryigishwa na mwarimu Melanie? Not so? Wabimenye rwose. Ubu rwose birazwi yuko iyo teacher yinjiye nanjye ubwanjye mitatsohoka. So okay, settle down guys. Nimugire ikibazo, we shall sit as a team and we shall sort out everything. Okay? Ariko mwihangane mutuze and try to be patient, right? Yeah. Thank you guys. Have a nice day. Meze bite seketi? Shani bon? Meze neza. Shani fresh cyane. Ese ubundi banza wicare hano. Ufite neza nagwa? Ngo yese ko mama azakumbaza. Wow. None narabuze ubundi. None se. Bon. Meze bien. Shani fresh. Sasa. Sigari ni gayo ufariko. Gute. 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 Nabyo simbambye ejo bundi dupange aho tugiye gutoroka. Mani tukubure. Ubushize nago twajyanye se. Aha, hari ikindi gihe twe twarakarenze mani udahari. Aya. Mani hangiye kora ntabwo rega bwawe. Ntabwo yigeze umbwira abantu. Ko nari bitunzajya nkora none se. Nawe usigaye uri kumuhira gusa. Sha ntabwo navuga ngo uhohera. Nose ko meze neza. Serious? Sa neza byatari. Ni kaka boro nshanzemo. Muri iyi minsi kahise sinzi ukuntu ndi gukora. Shamva ni kaka boro tu nyine wankoreye imiti kari kubinkorera. Narakubwiye ariko. Jewe ubundi urumva. Turatubutu. Nta kintu nazakora ku bwawe kabisa. Kiragurutse.
kubona usigaye usa neza sikuri kumpindukana we utwo tuntu ntabwo ari utuntu twawe utangiye kumpindukana utuwe utwo tuntu two kubona umuntu asa neza utarabibonaga sasa ahubwo ni karuvati sinzi ukuntu ndi kumwe wese usigaye tuba turi kumwe mwumva hari ukuntu foshose seriyeda bya nyabyo so ubona mani ntabwo ari wowe ntabwo ari ngiye gute ntabwo ari wowe waguhambera gutya kubera ko nsigaye mbona ari utwo tuntu ni twatuniga twahangaha muri high school mani wapi ntabwo ari ibyo ngibyo tu gusa nyine harimo ukuntu tu ndabura se oya kukubwira se ngo usa neza hari ibidanje nyine ndabura kukubwira ngo usa neza ufite soga byose bikomora kuri wowe oya n'ibindi bizagira se ko izuba ryabaye ryinshi noneho sinzi noneho ryatse byada turajyayo noneho mva mubwire hari aha boronzi mani urumva nta n'uwashona twebwe undi twashaka uburyo tubigenza tukakarenga tukajya kwikoza ku mazi mwana nka boro nta suzire baba sipayi bo kwishuri ntago bahazi shana amadage hari igipeti sasa navumbuye ko gishobora kuba ari igisipayi twagitamwe akantu nyine ibifunda byinshi ndakimena ibifunda nganda buranye Kadete nawe koko nusura kuri cyanga ntacyo nuko numvaga nshaka kwandika nose ntabwo uzi ko abandi bari mu ishuri nta mwarimu dufitemo please Kadete iyi myitwarire ni myitwarire ki nayo uzi kuri bucura hano ku ishuri sibyo ariko mu bwenge ntabwo ari ukuriye kuba bucura kumva kumenya igihe cyo kuba mu ishuri n'igihe cyo kuba hanze gati cyangwa mu ishuri aba hari akavuyo kenshi nta n'umwarimu twari dufite usinari I understand rero gabanya kuba Kadete mu rugo ugabanye no kuba Kadete ku ishuri sibyo you must think about that kandi wibuke ko abarimu bose bagufitiye icyizere unibuke ko uri mu bana batsinda neza sibyo rero being out being in class anyhow ntabwo byaba ari byiza Kadete sibyo yes gusa nyine profe nsigaye mbona nyine kwiga kwanjye kuri kujya hasi ntabwo nzi ikibazo kiri kugitera watangiye gutsindwa se oya ntabwo ari ukuvuga ngo natangiye gutsindwa ko hari ukuntu ubona ibintu bitakimeze nka mbere ntabwo bimeze nka mbere nose nawe watangiye kujya muri za relationships mbona byateye hano mu kigo oya please wibuke ko bira bintu byangiriza abanyeshuri don't you see your friends how they are bamwe bafite ibibazo hanubwo bazi ukuntu bazabyikuramo so pay attention please gusa kuricaye kamubwire aho habora nyine turajya ndakurabura narebe ni heza ngo ndakurabura subize uko nyiri korera utuntu twanjye byadanje taza konjyana ntabwo nakuraburiza nuko ahantu habi hashyushye hari ahubwo se buriya no gushaka n'ubuceri wenda ari buze gukoresha ari cyangwa urabufite uyu munsi niho nsohokara shabo nta kintu ndiho aze uzantamo ryari kwe subize se ngiye ubundi ntacyo uzamburana nzagutamo ryari tegereza nyuma ya 1 week sigaye mbona nyine ntabwo tukiga cyane menya rero impamvu abantu dusubira inyuma ese nk'ubu tuba twize umwarimu umwe kuva mu gitondo kugeza isaha yewe Kadete we understand ariko ntabwo wabigenderaho kugira udusa hanze ngo hamwari muri mu ishuri reka nigire hanze no saba abandi banyeshuri ko batigeze bazahanze ngagendere muri class ukuntu bameze really okay nisanga bari muri class you will be punished right nta kibazo mwana ariko ugerageze witwararike sibyo you see things are not okay here at school not at all wibuke ko ni wowe tugenderaho tsinda neza and we are really proud of you ariko nuza kurangara ngo byanze ngo ndikumva nananiwe oya please gabanya kuba bucura sibyo yego profe thank you kandi courage ibihembo birahari sibyo yeah bye amasomo meza ariko I'm going to check sange wambesha urambo ntabwo nakubeshya okay
nyine cyagiye kare nakubwiye ko mushaka nyine hari ikintu nashaka kukubwira tu hari ikintu nashaka kukubwira ndambwira ese wibuka cyagiye ejo bundi tuvuga nyine kuri bya bindi by'ababebi nyine ukambwira ngo nta muntu ufite shangiye numvishe tu bitangiye kunzamo yenda ugase basi nyine twakwikundaniye ese ntibikundana bisanzwe yes bisanzwe riga imana urukundo ruratandukanye sibyo ngaho rumbwire rero njye imana nshaka nyine kumbera girlfriend kandi urambwira ngo uramufite kandi umvaze ntabwo biraca mu nyine n'ubundi bisa nkaho nta bihari kabisa noneho wanyemeragaho ntabwo ese ntabwo cyagiye batubwiye hariya ngo nsa n'ukwemera none nuko bimeze barabimubwiye se shaka wapi tu wari ubifite mu mutima wawe oya nyine numvaga nari ndi kubipanga nyine tu sibyo ndimubwiraho nyine nuko sha ati wayikize none se bimeze bite ase shumi yanjye ikize ambivuga manjye niko mbavugira ubundi narababwiye ngo murakundana murabyanga dukundana iki se hari urukundo ubonye nose hari urukundo usanze hari urukundo rurimo oya njyemba mubwire none se oya sa n'ugaruka gutyo ubu ngubu ngiye urabona hari ibirenge mbega mbikoze se none se ubundi wagiye ubyemera none arasebetse se ndakwemerera ibidari hari urukundo arasebetse none se kuti diniga yawe ubyemera none se kumbwira ko mukundana n'ibidanje man ntabwo dukundana man niyo mpamvu atubwiraga muri staff owe nkakubwira nkabona uri no kujigimira aho ntabwo nzongera kukuraburiza shumi yanjye oya man ntabwo ngiye kandi wemera ase ndemera iki cyane uko utajya wemera mari ntabwo biracama ariko muri ariko biri mu nzira ahubwo rero shumi yanjye reka nkubwire ni neza man ariko gikoma ni icyanjye tonto ntabwo wakongera kumwe igikoma uteretse icyana nk'iki sibyo reka mbe nk'iki umva turi kumwe wenda ndaza kukurabura neza sibyo se ndaza kukurabura neza nta uranda barabona ko utayibana imbere ya byose nakubonye sha oya mani nzakurabura neza reka tujye kurya sibyo ubwo nyine turi kumwe sibyo baza kumpa igisubizo neza sibyo